iyi ni inkuru mwakunze kugumya mwumva hirya no hino ko abanyeshuri 16 bamaze kuba basiga ubuzima aho ngaho cyangwa bapfuye naho abandi 79 bagakomereka nyuma y'inkongi y'umuriro yibasiye aho ngaho abanyeshuri bararaga ku ishuri rya Utumishi Girls Academy. Ni uvuga ngo nkuko byatangajwe n'ibitangazamakuru byo muri Kenya ndetse n'inzego z'umutekano, iyi nkongi yabaye nijoro ryo kuwa kane tariki 28 Gicurasi 2026 ubwo abanyeshuri benshi bari baryamye muri dortoir yabo. Amakuru yibanze yavuze ko umuriro watangiye mu buryo butunguranye, ariko nyuma y'iperereza ryatangiye gukorwa haje kuvugwa amakuru mashya akomeye cyane. Hari amashusho yafashwe na kamera z'umutekano zizwi nka CCTV cameras arizo zaje gufasha cyane mu iperereza. Aya mashusho ngo agaragaza ko abanyeshuri bamwe binjira muri dortoir imbere gato yuko umuriro utangira. Ibinyamakuru byo muri Kenya byatangaje ko abakobwa 8 bamaze gutabwa muri yombi bakekwaho uruhare muri inkongi y'umuriro. Muri abo ngabo 5 ngo bagaragara kuri ayo mashusho ya kamera z'umutekano cyangwa se yafashwe na za CCTV camera. Abashinzwe iperereza bo bakavuga ko hari abakobwa bakekwaho kuba barakoresheje alumets cyangwa ikindi gikoresho gishobora gutangiza umuriro, hanyuma bagasohoka aho ngaho abanyeshuri bararaga badatanze impuruza. Nyuma y'iminota mike gusa umuriro wahise ukwira muri dortoir yose, cyane cyane kubera ibikoresho byinshi byafatwaga n'umuriro birimo nka matera, imyenda ndetse n'ibindi bikoresho byo mu cyuma. Abanyeshuri benshi bahise batangira gutabaza no kugerageza gusohoka, ariko kubera umwotsi mwinshi ndetse n'umuriro wari ukaze bamwe ntibabashije kwirwanaho. Inzego z'ubutabazi zahageze zihuta cyane ziza kuzimya umuriro no gutabara abakomeretse, ariko n'ubundi icyo gihe abanyeshuri 16 bari bamaze guhitanwa n'iyi nkongi, naho abandi benshi bari bafite ibikomere byinshi cyane ku mubiri. Guverinoma ya Kenya yavuze ko iki ari icyago gikomeye cyane kibabaje igihugu. Naho Minisitiri w'umutekano muri Kenya yavuze ko amashusho ya CCTV camera yagaragaje ibintu bibabaje cyane, kandi ko iperereza rigikomeje kugira ngo hamenyekane ukuri kose kuri iyi nkongi y'umuriro. Guverinoma kandi yatangaje ko izishyura amafaranga yose azakoreshwa mu gushyingura abanyeshuri bapfuye muri iyi nkongi, ndetse ikanafasha imiryango y'ababuze ababo. Iyi nkuru yongeye gutuma abantu benshi bibaza ikibazo cy'umutekano mu mashuri ararama abanyeshuri, cyane cyane uburyo bwo kwirinda inkongi z'umuriro ndetse no gutabaza vuba igihe habayeho ikibazo nk'iki. Gusa hari abavuga ko amashuri menshi akwiye kongera ibikoresho by'umutekano birimo nka fire extinguisher cyangwa za kimizimyamoto, emergency exit, ahantu ho gusohokera byoroshye, ndetse no guhugura abanyeshuri uburyo bwo kwitabara igihe habaye inkongi. Abandi bavuga ko hakwiye no gukurikiranwa imyitwarire y'abanyeshuri bamwe, kuko ibikorwa nk'ibi ngibi bishobora guteza ibyago bikomeye cyane. Ariko kandi kugeza ubu ntiharaboneka icyemezo cya nyuma cy'urukiko cyangwa iperereza ryuzuye ryemeza neza uko byose byagenze. Iperereza riracyakomeje, turakomeza gukurikirana aya makuru kugira ngo tumenye uko uru rubanza ruzagenda ndetse n'ibindi bizatangazwa n'inzego za Kenya. Niba ukunda amakuru y'uburezi, akazi na tekinoloji, byose ni byawe, umutekano w'abanyeshuri, ikoranabuhanga ndetse n'amahirwe atandukanye, kandi subscribe ku Burezi Rwanda TV tujye tubana igihe cyose, kandi like kuri video ibashe kugera ku bantu benshi. Mwakoze cyane kudukurikira. Bye bye, God bless you, Imana ibarinde. Ese nawe ujya uhura n'ibibazo byo kubura ibicuruzwa muri stock utabizi, cyangwa amafaranga yinjira nasohoka ntuyamenye neza? Hari n'abashaka kugana ibigo by'imari cyangwa abaterankunga bakabura raporo zisobanutse zigaragaza uko business zabo zihagaze. Yewe n'abarwiyemezamirimo bakizamuka bagakenera uburyo bworoshye bwo gucunga business zabo mu buryo bugezweho. Wabugaburira abanyeshuri ariko ukabugorwa no gucunga abanyeshuri n'amafunguro ya buri munsi. Wihangayika, twakuzaniye igisubizo. ICBMS rwa ICBMS ni system ifasha abantu n'ibigo gucunga neza business hakoreshejwe ikoranabuhanga. Muri ICBMS mushobora gucunga
gucunga stock n'ibicuruzwa, kureba amafaranga yinjiye n'asohotse, gukurikirana abakozi, kubona raporo zihuse kandi zizewe, gufasha business ziri kuzamuka gukora neza, gufasha restaurant n'abanyeshuri bo muri campus gukora neza. Niba ushaka gukoresha cyangwa kumenya byinshi kuri ICBMS, sura urubuga rwacu wa@icbms.rw ifasha business zitandukanye, cyangwa icbms.rw/kaberamye campus ifasha restaurant zo muri kaminuza, cyangwa uduhamagare kuri 079 64 98 267.